Ibihe byiza kuri wowe wakoze subscribe kuri Peace Joy TV. Aka ni akandi kanya keza tubahaye ikaze mwese mudukunda kandi mukunda gukurikirana Peace Joy TV n'ibikorwa byacu. Uyu munsi ni umunsi mwiza cyane muri studio zacu, imbere ya kamera zacu murimo murahareba umubyeyi. Ni umumama mwiza, umumama ufite umusatsi mwiza, ni umumama w'umusirimu. Uyu munsi rero turashaka kugira ngo tuganire n'uyu mubyeyi, ariko mbere y'uko tugira icyo tumuganiriza cyangwa mbere y'uko agira icyo atugezaho, ndagira ngo tumuhe ikaze muri studio zacu za Peace Joy TV. Urakaza neza. Murakoze cyane. Ikindi ndagira ngo tuguhe umwanya ubanze wibwira abantu bakumenye, hanyuma tuze kuganira twese tuziranye. Amazina yanjye jyewe uri ku ruhande hano rwa kamera ni Frank Rugema, nk'uko musanzwe mubimenyereye. Ndagira ngo nawe ubibwire kugira ngo bamenye ninde, ni uwande, uturuka he, ese amakuru y'iyo uturutse ni amahoro. Ikaze. Murakoze cyane kumpa ikaze kuri mikoro ya televiziyo ya Peace Joy. Yego. Nitwa Amahoro Joyeuse. Amahoro Joyeuse. Ni umubyeyi, izina ry'umwana ni Mama Fiona. Yego. Ndubatse. Yego. Mfite umutware. Mfite umutware. Yego. Hey. Nishimiye rero kuza kubana namwe, nitabiye ubutumire bwanyu. Ikigeretse kuri ibyo ni uko ndi umunyamuryango w'iyi minisiteri ya Peace Joy. Urakaza neza rwose. Urakaza neza iwawe. Murakoze cyane. Nk'ibisanzwe rero, nk'uko twabyiyemeje muri Peace Joy TV, twiyemeje ko tugomba kujya tugera hirya no hino ku isi, ndetse cyane cyane ariko tukibanda mu Rwanda, kuko mu Rwanda niho dufite ivuko kandi dufite n'abantu benshi badukurikira kandi bifuza kumenya byinshi ku bantu cyane cyane b'abahanga. Impamvu mvuze abantu b'abahanga ni uko umuntu turi kumwe uyu munsi tugiye kuganira ku bibazo bikeya ariko bitari na bike cyane, ariko ndagira ngo tuganire ku muryango uyu munsi. Ese waba witeguye? Yego. Witeguye ko tuganira ku muryango? Yego. Ngira ngo tugitangira ndagira ngo nkubaze ijambo rigufi. Utangiye utubwira yuko uri umunyamuryango kandi uri umunyamuryango w'iyi televiziyo, ndetse ukaba unubatse. Yego. Uraza kuza kudusobanurira umuryango ni iki, ese kubaka ni iki, ese urugo ni iki, ese ibyo bintu byombi ko umuryango, urugo, kubaka, ibyo bintu uraza kubidusobanurira, ndetse ugerageze no kuba wabitandukanya kugira ngo tumenye itandukaniro riri hagati y'umuryango, urugo, ndetse hagati y'umuryango n'urugo, ndetse no kubaka. No kubaka. Yego. Murakoze cyane. Turabiganira dufatanije twese kandi ndetse n'abadukurikiye. Mbanje nanjye kubaha ikaze abadukurikiye. Murakoze. Yego. Abumva ururimi rw'ikinyarwanda bose, aho muherereye hose, twishimiye kubana namwe muri iki kiganiro cy'umuryango. Yego. Turaganira ku bintu bibiri: urugo ni iki, umuryango ni iki. Yego. Hanyuma turongeramo akandi kavuga ni bande baba bubatse urugo, buriya urugo rwubatswe n'abandi. Nibyo turi buze kuganira, tugahana ibitekerezo. Maze kureba ibintu byinshi, nabonye hariho ihungabana ribaho mu miryango, kandi intego yacu nk'uyu muryango wacu, nk'iminisiteri yacu ya Peace Joy, ubundi harimo intego ebyiri: amahoro n'ibyishimo mu muryango. Yego. Nibyo cyane cyane dushaka ko twubakiraho ingo. Yego. Tubiye inyuma gato, iyi minisiteri yacu
y'amahoro n'ibyishimo mu muryango ikorera ku isi hose, yego ariko ifite viziyoneri yego nka piyoniya fondateri Yego. wagize iyi vision, wagize iri yerekwa Yego. akayitangiza ari we Reverend Pastor Solange Habineza. yego Yego, ni umubyeyi wacu mwiza. Hanyuma iyi minisiteri ikaba igenda ari impanga, ni nk'impanga kuko iri kumwe n'indi yitwa DNI, ari Divine Network International Ministry, y'umubyeyi wacu Bishop Habineza Jean Claude, nawe ni umunyarwanda ariko atuye muri Amerika, Arizona, Phoenix, ni umushumba. Yego, bagize neza rero kugira iki gitekerezo kuko byaradufashije. Nkanjye uyibamo rero ibamo amashami menshi, yego habamo ibyiciro byinshi, harimo abubatsi ingo, yego harimo icyiciro cy'abasore, habamo abamama, habamo benshi. yego Igira imirimo myinshi kuko yatangiye irimo iragenda yaguka. Yatangiye ari ugusenga gusa, abantu bagahura bagasenga Imana. Uko bagenda baguka batekereza n'ibindi byakorwa, ni ibikorwa byinshi muzagenda mubimenya. Ubu icyo turimo kuganira ni icy'umuryango. yego Cy'umuryango. Karibu rero tubane tuganire, tera agatebe tuganire ku muryango nyarwanda, ariko ari nawe uri ku isi. Rero turaganira, urajya umbaza nanjye nkubaze, n'abandi bazatubaza, tuzabona ibyo babajije, bazibuke baduhe comment, tubiganire. Ubona umuryango ubundi buri muryango ufite ibisobanuro byinshi, kuko ujya kumva umuntu akakubwira ati ngiye iwacu mu muryango, yego undi ati iwanyu mu muryango biti, kuriya aba ashatse kuvuga iki? yego Iyo utekereje ukareba ikintu yaba ashatse kuvuga ubona ari ikintu kigari. Kuko hari n'uvuga ku ivuko cyangwa ku ifishi, aba ashatse kuvuga iki? Kwa sekuru, kwa nyirakuru, kwa se wabo, kwa nyirasenge aba bafite. Uwo ni umuryango mugari. Undi yakubaje iwanyu mu muryango, urumva n'ayo makuru aba ashaka. Hakaba rero n'ubaza mu muryango ashingiye kubaza umugabo, umudamu n'abana, akavuga ati abo nibo bagize umuryango, kandi nibo bo bagize urugo. Umuntu akabisobanura bihuje gutyo byombi. Umuryango rero burya habaho n'ukuntu ujya kumva ngo umuryango wenda wabihaye Imana, cyangwa umuryango ukora ibikorwa bindi n'ibi. Ushingiyeho kuri ibyo byombi bivugwa, tubona ko umuryango ubundi ni ihuriro ry'abantu runaka, ariko bafite ubahagarariye kandi bafite icyerekezo kimwe. yego Ushobora kuba ari umuryango w'abashoferi, waba umuryango w'abamotari, waba umuryango w'abarimu, waba umuryango w'abaganga, waba umuryango runaka, ukaba ufite uwuhagarariye bakagendera ku mabwiriza amwe. Buri waba ari umuryango. Urugo rero uko rumeze, urugo rw'ubundi mu Kinyarwanda no mu nkoranyamagambo z'Ikinyarwanda no mu bitabo handitsemo ko urugo rugizwe n'umugabo, umugore n'abana. yego Akaba ari bo banyamuryango, ari bo bavuga ngo ni family members. Yego akaba ariko babavuga, ari bo bagize nyine urugo, akaba ari umuryango wa bugufi. Hanyuma rero twavuze ko tuvuga n'akandi kitwa kubaka urugo. kubaka yego Abubatse urugo ni bandi, nyir'urugo n'indi. Tugeze aho ubona ko ubundi kubaka urugo birumvikana rwubaka n'umugabo n'umugore. yego Umusore arakura ahita amubaza abana nawe akamushima, bakabinyuza muri za nzira tuziranyeho, bakamusaba, bakamukwa, bakamuzana. Ariko hariho n'abatanyura muri izo nzira, yego bagakundana bakabana, ari nabo benshi. nta kibazo baba babyumvikanyeho, kuko ariko baba babyiyemeje. Urwo narwo aba ari urugo, bakavuga ko bubatse urugo. Hari mu bisobanuro by'amagambo, muri make nageze aha ngaha. Umuryango urumva hariho n'umuryango mugari, hanyuma hakabaho n'umuryango muto ari wo witiranwa n'urugo. Umuryango muto ni undi w'umugabo, umugore n'abana, niwo muryango wa bugufi witiranwa n'urugo. Utaza kubwira impamvu uvuga ko byitiranwa. Umuryango rero wagutse ni yindi twagiye tubona. Hanyuma umuryango wavuze ko ari umuryango ugizwe
n'umugabo, umugore ndetse n'abana. yego, ariko hanze aha ngaha dufite n'imiryango ya gikristo, dufite n'imiryango itabara imbabare, iyo yose tuyita imiryango. iri tandukaniro riri hagati y'iyo miryango ntabwo ndaryumva neza. ikindi nanone, ese yaba ari ukubera ubukene bw'ikinyarwanda? ikinyarwanda cyabuze iyindi nyito cyakwita iyo miryango yindi ya HCR, imiryango itabara imbabare, imiryango yo mu nsengero, ibyo bintu byarabuze. hanyuma iryo zina ry'umuryango turikura mu muryango wa nyawo, umuryango ugizwe n'umugore n'abana ndetse n'umugabo, tuyizana no muri izo sosiyete zindi zigomba kwitirirwa nazo zikitwa umuryango. ikinyarwanda kirakennye cyangwa ni iyihe mpamvu yatumye byitwa umuryango? murakoze cyane. iyo ureba ubona amagambo y'ikinyarwanda harimo amagambo make. ikinyarwanda kirakennye kuko iriya miryango mpuzamahanga usanga ubundi mu zindi ndimi usanga bazita kominote interinasiyonari ibi n'ibi, ariko noneho byagera mu kinyarwanda ukabona byose tubyita imiryango. ariyo mpamvu tubyitiranya n'urugo. kandi uyu munsi twe kuganira ku muryango, ahubwo tuganire ku rugo. ndashaka tuganire ku rugo, tumenye ngo urugo buriya tuvuga ni uruhe. ese wenda kubera icyo uri umuhanga cyane, impamvu mvuga ko uri umuhanga, urimo uragerageza kunkwepa ahantu uragerageza kunkwepa, ariko ntacyo, nta kibazo. ibyo ukeneye nibyo turi bukora, ariko urimo urankwepa. kubera ko ari umuryango n'urugo ni ibintu byagutse, dufata ishami rimwe, duhere ku rugo, hanyuma tuzakomeze tugende buhoro buhoro tuganira ku bindi, ariko reka tuganire ku rugo. urugo ni uruhe? urugo ibyo ari byo byose uraza kubitubwira neza, ariko ibi bintu bimeze nk'aho experience ufite, nk'aho hari ahandi hantu wayikuye. banza umbwire ho gatoya, history gatoya kagufi cyane, k'aho wakuye ubwo bumenyi bungana gutyo bwo gutekereza urugo ni iki, kandi twaba dusa nk'aho turuzi cyane. impamvu rero natekereje ko urugo rugomba kuba rufite ibisobanuro bindi byinshi ni ibi ngibi. ariho nanavuze ngo hari abantu bamwe bagira ihungabana bitewe n'ikintu n'iri jambo ryitwa urugo. ujya kumva ukumva tuzi ko urugo rugizwe n'umugabo, umugore n'abana, mu kinyarwanda no mu nkoranyamagambo no mu bitabo niko biri. ndetse ababivuga mu gifaransa bavuga ngo ni famille nucléaire. ubwo nyine ni uko nguko imeze. wajya kureba ugasanga hari izindi ngo zidafite abo banyamuryango, abagize umuryango bose. ugasanga hari urugo rudafite umugabo, hari urugo rudafite abana, hari urugo rudafite umugore. ubwo rero aho hantu narahinjiye, nshaka ngo tuhinjiye tuhaganire, tugire uko dufasha uyu muryango nyarwanda mu bijyanye n'urugo. nta kibazo. iyo urebye usanga mu tuntu twinshi dutera ihungabana, cyane cyane mu bana cyangwa mu bantu bibana, harimo akantu gasa, harimo ikintu kigaragara nk'aho batamenya ko bafite urugo, cyangwa bamenya igisobanuro cy'urugo ari iki. ndatanga izi ngero. urugo rubaye rugizwe n'umugabo n'umugore n'abana, haba hari abantu batibonyemo kandi nabo bubatse ingo. urugero ndaguha urugero. turi ku isi kandi iriho ibintu tubonesha amaso. hari igihe umuntu ashakana na mugenzi we akagira atya, hakaba impamvu ituma badakomeza kubana. ashobora kuba impamvu y'urupfu ko ari iwabo wa twese, ashobora no kuba iyindi mpamvu nyine itumye badakomezanya. bashobora gutandukana byemewe cyangwa bitemewe. none niba ari umupapa wasigaye wenyine, agasigarana n'abana, ubwo ari we duheraho, kandi turagenda dukomeza ko ari umupapa ushobora gusigara wenyine agasigarana n'abana, umudamu atagihari, yaritabye Imana cyangwa yarigendeye, ntahari ku mpamvu zimwe cyangwa izindi abantu bose bazi. urwo ni urwa mbere.
ubwo icyo ni icyiciro cya mbere turaza kumva niba ari urugo cyangwa atari rwo. Hari umuryango nanone w'umudamu waba yaratandukanye n'umugabo yitabye Imana cyangwa se kubera izindi mpamvu dutekereza tukazumva, abo ziriho bazizi z'isi tubamo. uwo ni uwa kabiri. Hari umwana w'umusore utari iwabo, utari kumwe n'ababyeyi kubera impamvu nimvuga ubu bafiteho mwavuga mutafite iwabo twite iwabo, noneho utarababonye cyangwa bitabye Imana cyangwa ntiyanabamenye. Umwana w'umusore akuze abaho muri bwa buzima bwe, arerwa gutya nabi gutya, kuko akenshi bene abana ntibabaho neza. None mu gihe agezemo afite inzu ayibamo wenyine n'umukozi cyangwa na murumuna we, barateka bakarya bagakora ibintu byose bibera mu rugo. Uwo wiyodza abamo turayita ngo iki? Kimwe n'umwana w'umukobwa nawe byaba byaragendekeye gutyo, ari wenyine. Noneho ku bakobwa ho ni ikindi, yagize gutya arabyara ariko ntiyasezeranye cyangwa agire umukunda babe bari kumwe. Ariko ubu muri ubu ubwo ni ibyiciro bine tugiye kuganira. Muri ubu ari wenyine n'abana be babiri cyangwa umwe cyangwa ntabo, ariko arirera, mbese ari papa kari mama, arigaburira, ariyambika, yitaho, yishyurira ibintu runaka, akaza akajya mu rugo. Ndetse uzasanga wenda abo bantu nta n'umutekano muke bateje, bariyizi ko ari uko bibereyeho, baratuje. Abo bantu turabashyira, abo bantu bo tuganire, bo bafite urugo nta rugo bafite, bimeze gute? Dushingiye kuri ya nyito ko urugo rugizwe n'umugabo n'umugore n'abana, none abatubonye bameze bo bafite iki? Nanjye ndumva ariko ari urugo. Nanjye ndumva ari urugo kuko ngenegereje mu Kinyarwanda, ngewe ubundi urugo nari nzi yuko ari ahantu hubatse. Bazagenda batwungura inama, batwumvira ubushakashatsi bakoze, urumva ari urugo rero gute? Ngewe numvaga urugo ari ahantu hubatse nk'aha mu rugo nyine, urabona urugo rufite uruzitiro, harimo inzu, iyo nzu ibamo abantu, abo bantu babamo baba mu rugo. Nuko nguko ngewe numvaga ko urugo ari urugo nyine abantu babamo, aho umuntu aba hariho hose kari mu rugo. Ni mu rugo. Bitandukanye rero na ya definition, bitandukanye na ya nyito y'urugo y'Ikinyarwanda kandi y'Ikinyarwanda. Gushinga urugo, kubaka urugo, kuba mu rugo, ibintu nk'ibyo. Niba uvuze gutyo, ubwo waba uvuze ko gushinga urugo atari ukuzana umugore mu rugo gusa ngo mubane, ahubwo ubwo byaba ari ukuba umuntu afite inzu nk'uko bivuze, inzu ye abamo, yayikodesha, yayubaka, yayihabwa, akaba afite uko yigaburira, rwaba ari urugo. Erega ibyo bintu birimo amayobera, niyo mpamvu uyu munsi twaje kugira ngo wowe ugire aho dukura n'aho tugeza, kuko hari ibyo uzi twe tutazi, niyo mpamvu twakwiyambaje. Murakoze cyane. Ndashaka gusobanura bino bintu nshimira ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare, National Institute of Statistics in Rwanda, NSIR. Mu ibarura giherutse gukora hari ibintu bagiye basobanura bakabigaragaza, ukumva nubwo hari abantu bibihiye, hari ahantu bitaryoheye, ariko bagerageje kugira akantu bakemura karimo kavura ihungabana buhoro buhoro. Barasesenguye bageza ku muntu witwa nyir'urugo, baravuga ati nyir'urugo n'indi, urugo ni iki? Urugo rwo tuza kubona ko ari nk'ibi twavugaga, buriya urugo ni inzu ubundi ituwemo n'abantu cyangwa n'umuntu, ushobora kuba benshi cyangwa umwe. Ariko ba bantu niba bari benshi bazabe basangira ku meza amwe, bakaba basangirira hamwe, bagateka inkono imwe, niko tuyita mu Kinyarwanda tuvuga inkono, bagateka inkono imwe, bagasangirira hamwe ibyo kurya bose. Urwo ni urugo. Urumva na bya byiciro tubonye baramenya ko bafite urugo. Desi bafite urugo. Uriya musore uri kuriya amenye afite urugo, ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare barabyemeje, kandi nibyo, kuko arimenya akihahira, akimenya, akamenya uko yikontorora. Uriya mupapa uri wenyine afite urugo nawe, ye gukomeza kubura aho yibona ngo ahungabane, burya afite urugo kandi ni nyirarwo. Uriya mama nawe ufite na wa mukobwa, urumva abo bantu bo bafite urugo.
yego ahubwo ubwo twamenya ngo nyir'urugo nindi ubundi tuzi ko umugabo ari Nyir'urugo. umutware yego w'urugo none muri za ngo ntahari Eh, muri rwa rugo ntahari nyir'urugo rero azaba nde dore umuntu uzaba nyir'urugo nyir'urugo ni umuntu muri abo ngabo babana gutyo niba ari abasore batanu babana barira hamwe kubera impamvu bihahira nyir'urugo ni uzabyemera nabo bamwemera uwo bemeye bati wowe uri nyina ntujya wumva abantu bita nk'umukuru w'umuryango yego Mm. umukuru w'umuryango uzanye ikindi kintu urumva nabo iyo babanye gutyo nabo haba harimo biba ari umuryango ubwawo yego hanyuma uwo muryango rero baba bagomba gushakamo umwe ubayobora yego okay ubwo turwita umuryango turaba tugiye gusubira ahantu kugira ngo tubane mugari ariko ari umuryango ariko nanone nituwita urugo umenye yuko nimba ari abasore gusa babanye nta mugore ubarimo urumva naho nanone biraza kuza gusaba tugeze rero aho nashakaga tugeze kuri ya gito yuko urugo rugizwe n'umugabo n'umugore n'abana none nyine abo badafite ibyo byiciro by'umugabo n'umugore n'abana bari bamaze kunyemerera tubyemeranwa ko ari urugo kandi koko ni urugo abantu abahanga barabishakashatse babona ari urugo none tugeze aho urambwira uti ni umuryango ntabwo ari urugo ni urugo ni urugo narwo ni urugo ahubwo twari kuri nyir'urugo nyir'urugo ni uzaba abyemera muri bo nyir'urugo bo bahisemo nawe akabyemera bishaka kuvuga yuko rero n'ubundi ku mugabo n'umugore naho iyo bibaye ngombwa buriya umugore ashobora kuba nyir'urugo umugabo aho ngaho rero naho aho ngaho turaza gusubira rero muri bya bindi bita genda oya ntabwo turi buhajye turahirinda tuzahajya ubutaha turahajya kuko ndumva aho hantu urimo kunzana ngewe ntarimo kuhumva neza kubera yuko aho harimo abantu bamwe na bamwe bari bugende basigara inyuma turabazana bose bazana ubwira abasigaye inyuma ni bande kubera yuko urambwiye uti bemeje yuko ubushakashatsi bwabaye cyangwa se n'ibingibi ubwo nari mvuga kuri nyir'urugo nyine yego bwagaragaje yuko urugo ari umugabo n'umugore ndetse n'abana iyo ni inyito y'ikinyarwanda ni inyito y'ikinyarwanda hanyuma ikindi nanone kwita umuntu gufata umugore ukavuga uti uyu nguyu ntabwo ari we nyir'urugo niho twari tugiye kugera uti uyu nguyu ntabwo ari we nyir'urugo nyir'urugo ni umugabo kandi nta mugabo afite yarapfuye tureke umufite oya umufite we umugabo ni umutware ni nyir'urugo arahari umugabo ni umutware w'urugo arahari turamwemera ni bose bidatabuja turabubaha kandi turabakunda ariko ahubwo igihe adahari bariho ngerera igihe cya gihe umugabo ataba nyir'urugo ubwo bariho tugera cya gihe wa mugani aho ngaho uraza kutubwira impamvu wa mugani undi gute ariko hari n'aho usanga umugore afite akazi keza umugabo nta kazi afite umugabo se ntago yize umugore yarize and then end of the time ugasanga umugabo ameze nk'aho nta jambo afite mu rugo ariko umugore akaba ari urigira aho ngaho uwo mugabo umugore aba yabyishe ntacyo ubwo ngubwo uraza kumugira inama nyuma ariko banza ubidusobanurire neza tubyumve ukuntu umugore adashobora kuba ahubwo igihe aba nyir'urugo umugore ashobora kuba nyir'urugo mu gihe umugabo ahari yego ntabwo bibaho byose bibaho ntabwo bibaho turabibona kenshi ntabwo umugore aba nyir'urugo turabibona kenshi kubera yuko hari mu minsi yashize cyangwa muri bya bihe twavuga ko ari ibihe bya kera byaciyeho twari dufite abantu batwigishaga disipurine cyane ugasanga umugabo iyo ageze mu rugo abana barubashye bakoze ibiki n'ibiki ariko ubu ugasanga noneho umugore ntabwo atinya kuba yatuka umugabo imbere y'abana kandi noneho mwebwe mukavuga ngo uriya niwe mugabo wa nyiri ruriya rugo niwe mutwe niwe mutware niwe iki ariko nyamara iyo ari mu rugo aratukwa imbere y'abana baramukubita ariko ibyo byose ariko ntibyara akavidewo nabonye ko umugore arimo ahondagura umugabo
kariho kagiye gacaho hari ahantu nagiye nkabona nubwo ntakunda kubireba cyane. Ako kavidewo rero tugarutse kuri ako kavidewo niwe ukivugiye burya niko ako bemeye kavidewo kurushinga hari simbizi bakurikije ejo aho niko bemeye kurushinga ariko icyo nkisubiyeho natwe ko tuzi umugabo ni umutware w'urugo. Umugore wakora ibyo bintu nubwo ntekereza ko wenda hirya ariyo amahirwe ni uko muri Peace Joy bitarimo ariko yakwisubiraho akabireka ntabikore ntabwo ari byiza. Ahubwo twariho tuvuga tugenda twegereza n'igihe cyo gusoza tuvuga ngo nyir'urugo noneho azaba undi muntu utari umutware w'urwo rugo byagenze gute, ninde wundi ushobora kuba nyir'urugo. yego twari duhise tujya ahandi hantu tuzaganira ikindi gihe. Iyo yo ni inyigisho izaba ari ndende ya nyir'urugo, umugabo n'umugore uko bakwiye kubana mu mahoro. Twigisha abantu ko babana mu mahoro. Hari umuntu rero wundi ushobora kuba nyir'urugo, ubwo niwe dushaka rero. Turimo kugana ku musozo, turagira ngo utwibutse umuntu wundi ushobora kuba nyir'urugo n'impamvu zifatika zituma aba nyir'urugo. Muri bya byiciro bine twabonye by'ingo harimo urugo nyine rw'umugabo n'umugore. Nyir'urugo ni umutware w'urugo, ntasimburwa, ntavogerwa, ntago bihinduka. Mu cyubahiro cye kigumana uko kiri cyose. Mu gihe cyose ari muri urwo rugo aruhahira, arumenya, arwitaho. Turi mu gusoza, komeza tubwire ibyo bintu by'ihungabana, ikibitera, ese ubona bizarangira gute, ese ni iki kintu umuntu yakora, ese ibi bintu tubitege ko iri hungabana ryashira turebye wenda tugendeye ku nsengero, amasengesho, cyangwa wenda dutege ko iri hungabana ryagabanyuka kubera ko wenda hari icyo leta izabikoraho. Ibintu tubyitege muri leta cyane cyangwa tubyitege mu nsengero ko arizo zishobora kugarura abantu muri rusange, bakaba iryo hungabana hari icyo ryashira cyangwa ryagabanyuka, kuko gushiraho ntabwo tubiteze. Urumva ari iki kintu gishobora kurigabanya iryo hungabana? Murakoze cyane. Ihungabana twariho tuvuga kenshi kugira ngo tumenye n'uburyo ryakira, rishingiye kuri bariya bantu bubatse ingo ariko mu muryango bitagaragara neza ko bafite ziriya ngo koko, ugasanga birahungabanya imibereho yabo, barabura ibyishimo n'amahoro mu muryango. Umugabo uri wenyine, umugore adahari, akabura amahoro n'ibyishimo, agahungabana. Wa mukobwa wabyariye mu rugo akabura amahoro n'ibyishimo, agahungabana. Kuko icya mbere bakwiye kumenya, n'uriya musore uba wenyine, n'uriya mudamu wasigaye mu bana wenyine kubera impamvu zitandukanye, ikintu cya mbere bakwiye kumenya, bakwiye kubanza kwiyakira ko bubatse ingo. Yego, izo ngo barazubatse, babe proud yabyo, babyishimire, babikunde. Bubatse ingo, ni ba nyiri izo ngo zabo, baritunze kandi barabishoboye. Bimvemo ubushobozi bwo kuba izo ngo zabo bazishoboye rwose, kandi n'ab'igiciro. Umuryango wumve nk'ab'igiciro, barabishoboye. Hanyuma ndashimira leta hari ibyo igenda ikora. Hari ingero nyinshi zifatika twavuga. Hari abana babayeho bonyine ukabona leta yarabafashije mu buryo bwo kwiga, mu buryo bw'imibereho. Hari ukuntu imirenge igenda ibafasha, ikabishyurira, ikabafasha, bigakunda. Yego, bafite abantu bajya babagira inama bakabahumuriza, bigakunda, ubundi ntibikunde. Ariko kimwe cyabafasha kugira ngo bagire amahoro n'ibyishimo muri izi ngo zabo. Umugabo n'umugore n'abana bakwiye kugira amahoro n'ibyishimo, bakundana, bubahana, bumvira umutware w'urugo, bakora imirimo yabo bakayigabana, kuko bano umuryango wuzuye. Iriya miryango yindi isigaye rero nayo iraza kwishakamo ibyishimo gutya, bidashingiye ku idini, kuko idini iriza urisanga hirya, ariko wowe uguma muri wowe, rwa rugo rwawe uruzamo wenyine, uva gusenguka rugarukamo wenyine. Kugira ngo rero ugire amahoro ukwiye kubanza kuyibanza, amahoro ukayiha gutya mu buryo tuzagaruka, ariko muri make gutya ukayiha ahantu ujya hakakubuza amahoro urahareka. Inshuti mugendana ukumva ntufite amahoro urahagarika. Ibyo biba ari ibyo wifatira umwanzuro. Hanyuma mukagira uko mugabana
mugabana ibitekerezo, mukakirana ibibaremerera muri rwa rugo rwanyu. Niba muri abasore mubana, mugabanye ibibaremerera. Niba ari umukobwa ubana n'abana be bonyine wabyara iwabo, afite abana, bamwumve, bamushakire ibyamuzanira ibyishimo. Muri make ni uko wa mugabo uri wenyine abahora abanza yihe, kugira ngo ugire amahoro abanza ukayiha, urangiza ukayaha n'abandi. Umudamu wa wenyine amahoro ayihe, yakire, yumva ashoboye, hanyuma amahoro azagera no ku bandi. Dusoza ndumva ari uko nguko twabivuga mu ijambo rimwe, kugira ngo umuntu agire amahoro aragomba kubanza akayiha n'ibyishimo, akabanza akabyiha, akamenya ko ashoboye, ubundi akabiha abandi. Kandi ntabwo uwo muryango bari kure, ntabwo umuryango mugari uba ari kure rwose, ingo zitaweho. Reka dusoze gutyo, muzaduha ibitekerezo, n'ubutaha ikiganiro nakagaruka tuzakomeza tuganire. Mwakoze kubana natwe no kudukurikira, Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane, umugore w'umusirimu cyane, umugore w'umusirimu cyane, atubwije ukuri kwinshi, ariko uku kuri atubwiye ndagira ngo ntikuzarangirire aho ngaho, ko dufite ibiganiro byinshi tugomba gukorana n'uyu mumama. Nabitwemerera mu byubahiro bye, tumutumiye ikindi gihe icyo ari cyo cyose kuza kubana natwe, kuduhugura ndetse no kutwereka ibyiza biri mu muryango muri rusange, ndetse tuganire no ku bindi bitandukanye, kuko mu buzima busanzwe iyo wabonye ubyuka ukabona amaso arafungutse biremeye, burya n'Imana iba yabikoze. So rero muri ubwo buryo ndakeka ko Imana ishobora ku bantu iba yarafatanyije, bitoroshye kumva ngo baratandukanye cyangwa se. So niyo mpamvu ibyo bintu byose ni ukubishakira igihe gihagije, tukazabiganiraho bihagije. Ari niyo mpamvu nibutsa wowe ukurikirana Peace Joy TV ko uwo munsi uwo ari wo wose, kugira ngo ukomeze ubone notification zacu, ubone ibiganiro byacu, nuko ukora subscribe ndetse ugakora share na comment, kugira ngo ukomeze ukurikirane ibyacu, kandi uko uzajya ubikurikirana bizajya biguha ihumure, bizajya bigira aho bikuvana naho bikugeza, ndetse bizajya bikomeza biguhe kubaho wumva ko uri uw'agaciro. Ndagira ngo ngushimire cyane rero, wowe twakomezanyije hamwe n'umutumirwa wacu, ndetse muhe ikaze ikindi gihe icyo ari cyo cyose azifuza ko twakomezanya uru rugendo rwo kugira abantu dusa n'imitima muri rusange. Uhawe ikaze ikindi gihe, umunsi uwo ari wo wose. Hano ni mu rugo, ni iwawe, nta gukomanga. Uhawe ikaze kugira ngo ukomeze uhugure abanyarwanda. Murakoze cyane. Murakoze namwe, mukomeze mugire ibihe byiza. Mukomeze mugire ibihe byiza rero. Imana irabakunda. Kuri Peace Joy nakagaruka. Ciao ciao.